Dani wihakanya abana bawe? Bro, tureke kwihakana abana. Niyo baba batarabanjye nanabemera. Niyo baba batarabanjye nanabemera kubera ko abana nemera ni bangahe ubundi nshinjwa bangahe. Abushinjwa nago mbona buri munsi ko bavuga abana sinamenya ari bangahe. Wavuga uti ngiye nanjye ntabyo nzi. Ntago nzi abana nshinzwa. Ariko arabavuga ati ngiye mfite abana. Abaye cyangwa ngiye mfite umwana. Ngewe mfite umwana. Okay. Ndamufite n'umwe. Mfite umwana. Ubwo abarenze umwe uwo mwana ibyo bintu bajye kubiregera. Sha rwose none ibintu by'abana. Nicyo nagira ngo rwose wivugire. Ubu koko ubu mwana yanjye. Nkukuntu uvuga uti mfite indirimbo album zingahe? Mfite umwana. Mfite umuhungu wanjye nkunda. Uzama mahirwe mpure na Dorcas na Vestina mbasuhuze gusa nigendere. Kigwe nukuri. Amakuru rero yagezweho kandi kuvugwa hirya no hino nuko uyu mugabo ndetse umuhanzi ukomeye cyane Dani Nanone akaba n'umubyinnyi yaba amaje gukatirwa igihano cyo gufungwa. Ese icyo gihano ni ikihe? Arafungwa imyaka ingahe dore ko ibyaha bimuhama ari byinshi? Ibindi reka tubikurikiye mu kiganiro kirambuye. Ngewe ndi Habumugisha Emmanuel, iyi ni Kibale TV. Ebuka gukanda subscribe niba utarayikanda, ukandira like, share ndetse na comment, ubundi tuze tubana buri munsi. Tubona inkuru z'umuhanzi witwa Dani Nanone, sibwo bwa mbere tumubonye afite aho ahuriye n'ubutabera, ariko inshuro zose Dani Nanone agera imbere y'ubutabera kubera umugore uvuga ko babyaranye abana babiri, ndetse akavuga ko afite agahinda nyuma y'uko anamutsinze mu imbere y'urukiko, imbere y'ubutabera, ariko uwo mugabo nk'umuhanzi akaba adatanga indezo. Ejo bundi nibwo twabonye akora agashya ajya mu rugo rw'uwo muhanzi afatira ibikoresho bye ahereye ku byo mu nzu, avuga yuko ari ikimenyetso cy'uko ashaka ko uwo mugabo aza. Harimo byinshi yavugiyemo, abantu bagira ubwoba, abafite abana bagira impuhwe, n'abandi bagira ibyo bibaza, ariko baravuga bati kuki RIB idatabara uyu mugore? Abandi batari ku uyu muhanzi nawe ari gukorerwa ibyaha. Sinzi iyo abantu bavuze ko urwego rwa RIB rurebera, sinzi niba mubifata nk'ibisanzwe. Nabyumvise rwose, buriya turabikurikirana, byose turabikurikirana uko ibikorwa, ngira ngo hari nabo twagiye tuganira iruhande. Gusa jewe ntangiye kugaya, nahera kugaya uwagiye gukora ikiganiro YouTubers wagiye gukora ikiganiro, ndetse n'umuhanzi aramubaza ati se Nyirurugo yaramubaje ati wahageze umwe wakoraga ikiganiro yarahamagaye ati yaramuhamagaye ati ndi wawe, undi naramubaza ati se wahageze ute, urahakora iki? Uti nahageze ndi hamwe na kanaka. Uti se wahawe uburenganzira nande? Ngo nihaye karibu. Arongera amubaza ati se uzi ko ari ibyaha? Ati ndabizi. Aho rero mu rwego rw'ubugenzacyaha harimo icyaha, ariko biriya bya violation de domicile ni ibyaha bikurikiranwa ari uko uwabikorewe areze, uwakorewe icyo cyaha areze. Nicyo kintu cya mbere kigaragaramo. Icya kabiri, mu by'ukuri ntabwo kuba ufite iyi mikoro, ufite YouTube channel, ufite platform biguha ubuhangange cyangwa ubudahangarwa bwo kuvogera undi muntu. Ntabwo biragayitse. Ikindi cya kabiri, wamutumiye nawe yamutumiye mu rugo rutarurwe, nubwo nawe yari afite ibya reklama. Hanyuma ibya reklama rero hazamo buriya umuntu abikurikije ashobora kuzamo icyaha cyo gusahura urugo rw'undi. Nabonaga za keyboard, nabonaga ibiki byose batwaye. Ikindi rero noneho, niba koko ku ruhande rw'umuhanzi, niba urukiko rwaremeje ko agomba kujya atanga indezo z'umwana, icyo tumusaba nuko atanga izo ndezo, kuko bishobora nabyo kuvamo icyaha cyo kuba umuntu yakurikiranwaho kwirengagiza cyangwa guterana umwana. Ni se wamubyaye, namwiteho, ariko mama nawe yikoresha uwo mwana mu bindi byaha, bajyeho bumvikane uko babikora. N'abakurikiye ikiganiro haraho umugore avuga ati nahisemo ko duhurira muri urwo rugo ndi kumwe n'umwana kugira ngo nibura ntabwo ari byo, bira nabyo ni violation de domicile. Nubwo aba afite umwana, yishora uwo mwana muri ibyo bintu, ntaga n'inzego zimufashe
bira ni nkaho agiye kwiha ubutabera, bira ntabwo ari byo. Amplis nibubaho umwana, yikurura umwana muri ayo makimbirane yabo bombi. Ndetse ariko kuko atari ubwa mbere mugeraho akamfatiraho icyuma ku ijosi, nahise mo yagufatiye icyuma ku ijosi. Ntabwo ari rimwe, nta nubwo ari na kabiri. Tangwa n'abantu. Uri wanje wowe, aba uri wanje. None se ninde yaguhaye wise gukuzi wanje? Kandi kumwe n'uwo mwabyaranye. Uri wanje uriwe. Handi wawe. Aha, none uri wanje ninde yaguhaye karibu wanje? Njyewe karibu nayihaye. Wayihaye karibu wanje? Yego. None no kumugana no kumbaza interview wanje. Urabizi ko ibyo bitemewe se? Niyo mpamvu mbikumenyesha hakiri kare. Urabizi ko ndamugana se umwana mukuru yaje hano kangaye kukureba akagusangana na ngwino ndebe mwikingiranye hano mu nzu ukamukingirana gakomanga ntukingure, yaje hano kangaye. Niba umwana mukuru wa Dani Nanone yarazaga wewe wibikomeza ibyo byanyu by'abanyamakuru simbikunda, reka je nivugire, ibyo ni ibyanyu byo gushaka gutangarira ikintu, ibyo ntago bitangaje, habaye nibirenze ibyo. Bivuze ngo umwana we afite hafi imyaka 2 Dani Nanone atamuzi. Amwita umuntu yamubonye, nibwo bari bahuye, muhamagaye umuntu bite, icyo bisobanurira cyumva. Navuze nashaka kugaruka kanyicira muri iyi nzu, kamamagara umwana, ibyo byose ntago yanyica, umwana mukuru ahari. Turihangana turare hano mu ntebe kuko yarafunze, nta nishuka yadusigiye yo kwiyorosa. Ariko nari maze iminsi yose maze mbwira bano bakozi ngo mu telefone mumubwire ko ibi bintu biri hano ngiye kubitwara. Ntago ndi kuri gahunda ya ngwino ndebe na Dani, nakazi kabo. Niba bakundana bazagire rwiza, bazakundane, bazanadutumire dutaha ubukwe nta kibazo. Urabyumva? Ntago wabutaha. Yego. Kandi mambona Dani Nanone umukunda. Ntago tubifuriza gupfa, turabifuriza kubaho. Urabibona? Niba bakundana se murabashaka iki, mubareke bakundana. Kuvuga ngo Dani Nanone ntabwo ari kumwe na ngwino ndebe kubera urukundo, reka ko ntantu bahuriye. Kabano umuhungu wawe Dani nanjye ndamwumva, Kigali si Kigoma. Niba ashobora aya masaha kwisanzura mu mitungo ya Sabe, imodoka Sabe yaguriye ngwino ndebe, aya masaha umwana akaba ari kuyitemberamo nta mutima mubi, yewe Dani ndakumva, Dani ndakubwiza ukuri, buriya gutungwa n'igitsina cyawe nta kintu bitwaye, ariko ibintu byo kumurongorera muri studio bakabasanga mutafunze n'umuryango nibyo bibi. Urumva? Ikindi cya kabiri, reka gusahura urugo. Ibi bintu nakasa mutwe, urukumva mukanya ndaje dore inkuru nkaba umuntu. So mu nkuru zigomba kurangira nuko ubu tuvugana hariho abantu bababaye, birababaje cyane. Namubajije ngo kuki utafasha aka video, wasanze ari hagati ya Dani Nanone na ngwino ndebe, ninde wari uri hejuru yundi? Ati Godifa, nakubiswe n'inkuba mbura ahantu ndebesha amaso, mfata envelope ntavuze, ngwino ndeba arandeba asesura umeza, urumva abura ahantu akwirwa. Godifa ndagenda gake ngo ngwino ndebe ni nyina Tsibura wagarutse ko bya bindi byanjye nkaburaga yambwiye ngo jute mwambwa merci. Uwo munsi rero mbivamo, uwo munsi vuba ngo mbivuyemo, nubwo nawe yabigiyemo, none ubona yaje. Oya, uwo munsi nibwo yabigiyemo. Ndabyibuka byari nko mu gitondo, maze nyine gukora kurodinga maze gushyiramo amafaranga, maze gusetinga, nsubiraho nagomba kujya ntangira gukora. Ubwo yambwiye yuko nshaka nimugoroba, kandi batagiye kubivamo nawe ariko agiye kunkatira n'ubundi. Oya, nabitekereje ko ariko nanjye muri ngewe navuga ati mu bigaragara biriya bintu bishobora kuba ishyamba. Reka ndebe ikivamo, reka ngereyo ndebe. Urumva nari ndi kumwe n'abantu nka 4 twakoranaga, ariko reka twicire ahantu tugende, nawe araza ari kumwe n'abashuti be, turasharinga. Nta zindi expectation zari zihari, ndavuga ati wenda nuko akunda abantu bamaze kubaka friendship, bakaba twicare dusangire. Turicara nyine turasangira. Ubwo rero niho ahubwo noneho we
yabimbiwe official mu bandi mbega Josette wakunda urumva we yari yarankunze cyane ahubwo yarabihishe nyamara kubera ko ntabwo umuntu yabigeza ku bantu barenze nk'icumi ari umunsi wa mbere yabifashe mu gihe gito oye ukuntu byagenze rata numva nyine njye na mpinga twahora tudisikira abikumvisha nanjye mbona impamvu kambwa umuntu utaragira ikintu mupfa na rimwe amezi atatu umuntu donc yavugishaga ukuri ko nimba yambwiraga ngo ni a nasangaga ari a nta nakisa nta kintu yibagirwaga kumbwira hanyuma nimba mbwiye ngo ndi mu kazi ndavamo saa tatu yabaga ari mu kazi akaba ari buve mu saa tatu nimba yambwiraga ngo nambaye inkweto y'umukara yabaga ari umukara nta nakeru kamwe kariho donc yavugishaga ukuri mpinga arambwira ati ushaka umugabo uzaza ukubeshya bite byawe ndambwira mpingiye rero ntabwo nshaka kugira lisite mpinga nzima ni ukuzamuha akanverope kademereye uzamuhembe hanyuma ndambwira njye ntabwo nshaka kugira lisite ndende y'abantu ngo twakundanye muzajye mu rugo muvuga ngo mfite abegisi bangahe nshaka kugira ngo mfate umwanya wanjye umuntu nzakundana nawe nzabengera apana ibintu byo gukundana ejo ngasanga ntibivamo ejo nkongera mani izo experience nazo nshaka arambwira ati none se kubera icyo wumva ushaka koze umuntu ugutaho umwanya amezi atatu umuntu utajya urambirwa wowe bifatiraho kanoroshya umutima ntangire kubyumva neza noneho ntangira koroshya umutima ntangira kubona ibyiza bye ntangira kubona ko ari umuntu wanyawe ari umuntu mwiza hanyuma nyine icyo gihe rero abashuti banjye nazanye n'abashuti banjye banyabo kabisa nibo urumva bo nabo twavuganaga ibintu nk'ibyo ngibyo rero hari umuntu umeze gusa na gusa yitwa gusa na gusa akora aha ngaha yamporopoje ibi ngibi n'ibi ngibi noneho ushaka barashya bari abakobwa bahita babyegereza umutima cyane tugomba kuza kuraje tukatubwira izo nkuru neza ndavuga nabo ndamwemerera bose bamfatira hejuru gute hehe kuki utaramwemerera byagenze ute ndavuga rero ntabwo nari nakabona ariko nimuza mbere nzamwemerera umuhamagara ndavuga ni uwo munsi uhamagara inshuti zawe ubimubwira ko umukunda zihari ndabwira abashuti banjye bashaka kukubona nyine yibaza ubundi busanzwe abashuti banjye bashaka kumbona yumva nyine ntabwo ari bisanzwe ariko nyine nashaka kubamwereka kugira ngo batazagira icyo bambaza hanyuma rero kubera abashuti banjye nagombaga kubimubwira kuko nawe abo bari bari kumwe bose njye nari mbazi bose bose n'inshuti wazikozeho nawe yakoze kuzi turagenda turasohoka hanyuma bose ntabwo nzi ikintu batekerezaga impamvu bari aho ngaho kandi uwo munsi n'igihe bari bawusabye hanyuma ndababaza nti iki cyatumye muteranira ninde wabazanye bose duhera kuri umwe twari k'umunani cyangwa 10 duhera kuri umwe ati ngiye nazanye na kanaka n'undi donc buri wese akaba atari nawe n'uyu ntiyarazi impamvu yicaye ndangiye ndababwira impamvu yicaye aho ngaho ndababwira uyu munsi n'igihe wagusabye aba ari abashuti banjye aba ni abashuti